kugera kure biravuna bisaba kwitanga ndetse no guca mu bigoye ngo uzavemo wowe wifuza mu gihe wowe ushobora kuba ujya ku ishuri bagutwaye mu modoka. Umva iyi nkuru y'umwana w'umukobwa unyonga igare ibirometero bitari bike ajya ku ishuri witonze mu mvura y'amahindu, igikapu mu mugongo, buri wese asamaye. Wize muri ubu buzima arabyumva cyane. Uyu mwana w'umukobwa yakoze ku mutima benshi ubwo iyi video yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga atwaye igare mu gitondo cya kare agiye kwiga, aho kugama ahubwo arakomeza aratwaza ngo agere ku ishuri avemo uwo yifuza. Amazina yitwa Atuhire Angel Blessing, afite imyaka 14, yiga mu mwaka wa 7 w'amashuri abanza, yitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza ku ishuri ryitwa Kengoma Primary School. Atuye muri Kabale District n'ubundi mu gihugu cya Uganda. Iyi video yafashwe n'umuntu nyine ahipostinga nk'ibisanzwe ku mbuga nkoranyambaga, maze benshi ibakora ku mutima, aho benshi bagarutse ku rukundo uyu mwana w'umukobwa afite wo kwiga, maze benshi batangira kubaza aho bamukura ngo babe bamufasha. Amakuru yagiye yihuta cyane kubera nyine imbuga nkoranyambaga. Yageze ku mustari umwana w'umukobwa Sheila Gashumba ufite papa we witwa Frank Gashumba nawe udasanzwe muri Uganda, maze yandika ku rubuga rwa X cyangwa se kuri Twitter abaza aho yakura uyu mwana w'umukobwa ngo abe yamuhindurira ubuzima. Tugenekereje mu Kinyarwanda yanditse ati: muzambwire uyu mwana w'umukobwa nimumubona, ati bisa naho akunze kwiga pe, ati gutwara igare mu mvura nyine ababaye cyane, ati nukuri muzambwire nzamwishyura amashuri ye yose kugeza asoje kandi mu bigo bya bindi biga babamo. Ayo niyo magambo Sheila Gashumba yanditse ku rubuga rwa Twitter. Benshi bashimishijwe n'urukundo ubugira neza uyu mwana w'umukobwa wa Frank Gashumba yagaragaje kuri Atuhire, kwemera kumwishyurira amashuri. Nukihebe, Imana ikora mu buryo bwinshi tutamenya, humura nawe irakuzi. Uyu mwana yaje gusurwa mu rugo ndetse no ku kigo yigaho. Nyuma y'iyo video amakuru yatanzwe n'ubuyobozi bw'ishuri avuga ko ngo uyu mwana ari mu bana b'abahanga iri shuri rifite, ngo kuko najya arenga ku mwanya wa 3 kandi ngo akarangwa n'ikinyabupfura. Avuga ko akenshi iri gare agifashisha ngo kugira ngo rimworohereze mu rugendo kandi anirinde abagizi ba nabi bashobora kumuhohotera. Angel yakomeje avuga ko nubwo abatwara igare ngo rimwe na rimwe bijya bimuvuna cyangwa se bimugora, ngo dore ko ngo ajya babara mu rukenyerero kubera kugenda urugendo rurerure atwaye igare, ngo n'ubundi aba yaritijwe na papa we usanzwe nawe ari umunyonzi ariko kazi kabatunze. Papa we nawe ati ni nyuma yuko iri gare ndihawe nk'impano umushuti wanjye yarayimaye, ngo kubera imyitwarire myiza ngaragaza muri sosiyete nk'indangarugero mu bandi baturage. Mbega inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Igare rikomeje guhindura amateka y'umwana w'umukobwa. Nawe uri kwibaza niba uzarangiza kubera ibibazo bitandukanye biri iwanyu. Humura n'uyu mwana w'umukobwa wasanga yaribazaga ikibazo nk'icyo wibaza, none ubu yamaze kugira icyizere cy'ejo hazaza bitewe n'iki gitangaza Imana yamukoreye. Ese iyi nkuru ukuyemo iki? Kanda subscribe, like, share, utere na comment. Njyewe wakugejejeho iyi nkuru wanayikutunganyirije ndi Ntagara. Mbifurije guhamuka ronka.